turabakiriye kuri channel Elyvanie Mukangoga ya YouTube. Umunsi mwiza cyane nicaranye n'umugabo hano ukomeye witwa Ramzy. Tugiye kugerageza kubasubiza ibibazo mujya mwibaza kuri iki gitabo twababwiye inshuro nyinshi kuva kuri tariki 25 z'ukwa kabiri mu 2022. Tuzi neza ko mufite ibibazo, tugiye rero kugerageza kubibasubiza hamwe na Ramzy muri makeya arambaza mbasubize. Murakoze cyane, turabakiriye. Turabasuhuje abadukurikiye kuri Elyvanie Mukangoga YouTube channel, bari hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari mu Burayi no mu bindi bice bitandukanye by'isi. Turabakunda cyane. Intego y'iki kiganiro tugiye kugirana na Elyvanie, ni umwanditsi, afite igitabo gishyashya yashyize hanze. Agiye kudusobanurira bimwe mu bikubiye mu gitabo ndetse n'uburyo cyatugeraho, kigurwa gute, kiboneka hehe, mu zihe ndimi. Twatangira tumuha ikaze nubwo ari mu rugo iwe hano, ariko reka tumuhe ikaze atangira asuhuza abamukunda kuko ni n'umuhanzi. Atangira abasuhuza ndetse aduha n'ikaze, ahubwo mutwakire iwanyu. Turaho, ikaze kuri channel Elyvanie Mukangoga ya YouTube. Nitwa Elyvanie Mukangoga. Turi hano kugira ngo dusobanukirwe ibibazo bimwe na bimwe dufite ku bijyanye n'igitabo washyize hanze. Turagira ngo mu ncamake udusangize ese The Power of Forgiveness ni iki, kuki wahisemo The Power of Forgiveness, bimaze igihe kingana? Iki gitabo rero kuki nahisemo kucyita The Power of Forgiveness, si ikindi nuko nzi bwa mbere nzi ko Imana niyo yantegetse kubyita imbaraga zo kubabarira. Urebye nicyo cyane cyane nicyo gisubizo n'Imana yantegetse kucyita imbaraga zo kubabarira ko zirakenewe. Yego, ni igitabo kigaragara mu ndimi zingahe kugeza ubu? Kugeza ubu ngubu igitabo kigaragara mu rurimi rw'Icyongereza gusa, ariko turi gukora ku buryo tugishyira mu Kinyarwanda, mu Gifaransa no mu Giswahili. Igitekerezo cyo kwandika cyatangiye mu buhe mwaka? Igitekerezo cyo kwandika cyatangiye mu by'ukuri mu kwa kane tariki 7, 2007, ubwo numvaga ijwi ry'Imana rimvugisha nkuko nakomeje kujya mbivuga. Nibwo cyatangiye, ndanabyemeza gutangira kwandika muri ako kanya. Yego, ibice bibiri bikubiye mu gitabo cyawe ni ibihe? Amateka n'ubundi buzima bwawe bwite muri rusange, ibice bibiri bikubiye mu gitabo cyawe ni ibihe? Muri iki gitabo harimo ibice bibiri, icyerekeye guhohoterwa kw'ababyeyi, kw'abagore mu ngo zabo, no kubabarira bigendanye na jenoside yabereye Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Mvuga ubuzima bwanjye bw'ukuri bwabayeho. Nibyo bice bibiri bigaragara biri muri iki gitabo. Igitabo The Power of Forgiveness kigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere harimo aho wadusangije cyangwa wanditse ku bijyanye n'ihohoterwa ribera mu ngo. Icyo ni igice cya mbere. Icya kabiri kikaba ku mateka yihariye ya jenoside. Ndumva twahera kuri icyo gice cya mbere kijyanye na violence cyangwa ihohoterwa. Ese
n'iki wanditse wenda mu murongo umwe cyangwa mu magambo make ku bijyanye n'ihohoterwa? N'iki nanditse byinshi cyane cyane kuko rwose ngenda mbereka neza ubuzima bwanjye uko bwagenze kuva ngera muri Amerika kugeza nko mu bihumbi 2000 na kangahera, nko umwaka ntago nabimenya neza ariko ni kuva ngera muri Amerika. So ibyo guhohoterwa nanyuzemo ni byinshi cyane. Umugabo yangiriye nabi akajya nkubita, mpamagara polisi, ariko ikintu cyane cyane nshaka kumenyesha abantu nuko ntahise mbuvamo, ntabwo natandukanye nawe, ahubwo naratandukanaga nawe nkagaruka gutyo inshuro nyinshi kugeza igihe nahuye n'umu social worker mukangurambaga aranyigisha, anyereka uburyo ngomba kubivamo, kuko ubwo byari indwara kuguma mu bintu bitari byiza ugasa nkaho bigize ibintu bizima. So nanditsemo byinshi cyane, ndabashishikariza gusoma kugira ngo namwe mubyige, murebe ibyo nanyuzemo, mwo kuzabinyuramo, n'ubirimo ubu ngubu abashe kuba yabivamo, abashaka ubuzima bwiza. Nibyo. Ku bijyanye n'ihohoterwa, ese wenda tubwiye ko uba muri Amerika, hari uburyo bafasha abantu, ese sisiteme bakoresha cyangwa uburyo bakoresha batabaramo ubigereranyije no muri Afurika, ihohoterwa uribona riri ku kihe kigero? Biri ku rwego rwo hejuru cyane kuko barabisobanukiwe. Ikibazo kihaba nuko umuntu we ku giti we uhohoterwa agwe ahubwo atabimenya, bashaka no kumufasha bikaba byabananira kubera yuko umuntu uhohoterwa aba atarabisobanukirwa. Bamuha ubufasha ariko n'ubundi akongera akabisubiramo. Ariko ababyigiye nk'abaterapi baba bazi uburyo bafasha umuntu, noneho bakakwigisha ukabivamo. Ubutumwa ku muntu uri guca mu ihohoterwa cyangwa muri ubwo buzima nk'ubwo waciyemo wamuha n'ubuhe? Ntarajya ku butumwa, ndashaka kuvuga ku mu Rwanda ibyo guhohoterwa nzi ko ntabwo biri ku rugero rwo hejuru, nubwo igihugu cyabyitabiriye, ariko inyigisho ziracyari nkeya. Abantu b'Abanyarwanda babigira mu isoni cyane, kuko bigaragara nk'aho mu gihe cyashize byari nk'umuco kugira ngo umubyeyi cyangwa se undi muntu wahohotewe mu rugo aceceke ntagire icyo avuga. Byinshi narabyanditse mu gitabo, amaterme bajya bakoresha ngo niko zubakwa, ibintu nk'ibyo ngibyo ugomba kwihangana. Ibyo byari umuco mu Rwanda. Ubu ngubu icyakora turimo turabyigisha kugira ngo abantu babimenye. Nzi ko iyo umuntu ahohoterwa no mu Rwanda nabwo bamufunga, ariko ibikomeye icyo nifuza mu kwandika kwanjye ni uko abantu benshi cyane babimenya, noneho bagashaka ubutegetsi, bakiyegereza ubutegetsi, ntibabigiremo isoni. Kandi n'abategetsi nabo nk'abapolisi baba bakeneye guhugurwa cyane, kuko abahohotera baba bafite n'ubwenge bwo kubeshya abapolisi. Wa muntu uri guhohoterwa n'ubundi akaba ari we wamenyekana nk'aho ari umunyacyaha, akaba bamwirengagiza cyangwa se akaba ari ufungwa, ahubwo wahohotewe yigendeye ntibabimenye. Ni ibintu rero bigomba guhabwa igihe kirekire, igihe gihagije cyo gushakisha, kugira ngo abantu babashe kubitsinda, babeho neza muri makeya. Yego, ubwo wakomerezaho n'ubutumwa ku muntu uri guhohoterwa cyangwa se waciye mu ihohoterwa, n'uburyo we wabohotse kuri iyo si? Ku muntu uri guhohoterwa ubu ngubu, jyewe ndagukomeza, iki nicyo kintu cya mbere, ugire kwizera, uzabivamo, uzabitsinda. Ikindi nakubwira ni uguhamagara abapolisi
ntubifate ko ari ibintu byoroshye ngo ni ukubabarira, oya, ibyo ntabwo ari ukubabarira. Navuga ko ndetse harimo n'ubucucu. ni ubwana, ni ukudakura, ni uko uba utarakura. So ubwo turagakosoye. So ugomba guhamagara abapolisi bakagutabara, ukajya mu bakugira inama nabo bakakwigisha, ukirinda muri make. Ibyo ntabwo byitwa kubabarira, byitwa ikindi kintu mu kinyarwanda sinzi ko nacyita. Yego, ubutumwa kuri guca mu bihe bigoye cyangwa wabiciyemo, cyambere ni ukumukomeza ndetse no kugana inzego zibishinzwe, harimo iz'ubuyobozi, harimo polisi, harimo RIB. Ikibazo cy'ihohoterwa ryo mu ngo rigacika, kuko iyo uhohotewe bikwicira n'ubuzima. Ni ukuvuga ngo nimba warafashwe nabi ntabwo uzafata, ni ukuvuga ngo nimba umwana yaravutse wenda abona umubyeyi we akubita papa we akubita mama we, nawe azabifata nk'umuco. Ni umurage rero utari mwiza ugomba gucika, kandi n'ababikora, inzego zibishinzwe ziri maso, nzi ko zikora neza, polisi yacu ikora neza, RIB ikora neza, ni igihe gusa ubundi bazabageraho. Yego, dukomeza ku gice cya kabiri, twifuje kuba twaganira ku gitabo cyane kugira ngo udusangize ku kibazo nyamukuru cyangwa ku mpamvu nyamukuru wanditse. Ihohoterwa ryari ririho, ryakubayeho, hari ibindi byakubayeho uratubwira, noneho utubwire naho wakuye imbaraga zo kuba wavuga ati nandike, n'icyo byakumariye mu myandikire kuba watangira. Yego, nyine aho nakuye imbaraga zo kwandika, kuko nawe wari ukomeretse, wari ufite ibikomere bitoroshye, noneho kuba wafata amafaranga ukajya kubanza kwandika, guprintinga, gupublishinga muri Amerika ni ibintu bihenze. Izo mbaraga zatumye amafaranga wenda yari gukora ibindi warayashyizemo. Okay, imbaraga zo kwandika n'ubundi ni urukundo, ngewe nkunda abantu, no kumvira Imana yabintegetse, ko Imana yarabintegetse. Ibyo nabyo ni imbaraga ngo nandike, ariko kandi cyane nkaba nshaka imbaraga nyine ka kantu ko kumva, gushaka kwigisha, gusobanurira abantu ibyerekeye ibyo guhohoterwa no kubabarira, kugira ngo babisobanukirwe nabo kunyura mu byo nanyuzemo. Mbese ni uwo musanzuro, ni umusanzu, kugira ngo aho kugira undi muntu unyura mu byo nanyuzemo, ni rwa rukundo, ni ukuvuga ubutumwa, ni gukorera Imana. Urebye n'izo mbaraga cyane cyane zabinteye, kubisangiza mbese abandi, nyine mbigisha, ndumva ari ibyo ngibyo. Yego, uti ni ukubisangiza abandi, no kugira ngo ibyambayeho bitazababaho cyangwa bitazabashyikira, kandi nanabakomeza mu bari kubinyuramo n'uburyo bashobora kubivamo bagana ubuyobozi, ndetse banakomera, banababarira. Ikindi kandi nyine ni ukugira ngo bye kongera kubaho, no kubica bikavaho n'ubundi. Ibyo guhohoterwa imuhira, uko abantu bagenda basobanukirwa niko bizagenda bicika. Ubwo rero niyemeje, ibyo byanteye imbaraga cyane nyine. Yego, dukomeza ku gice cya kabiri kigize igitabo. Nk'uko twabonye ko igitabo gikubiyemo ibice bibiri, harimo ubuzima bwawe bw'ihohoterwa wagize mu rugo, ndetse igice cya kabiri kikaba ku mateka yawe yihariye ya jenoside. Twifuza yuko wadusangiza kuri shapitire ya 12 ikivuga muri make, kandi tunakwihanganisha natwe tugukomeza. Ku byerekeye jenoside,
yakorewe abatutsi mu 1994. Igihe uburyo nabinyuzemo bitandukanye n'iby'abandi kuko ntabwo nari ndi mu Rwanda. Nari narahavuye mu 1989, so byabaye hashize imyaka 5. Ntabwo byanyoroheye kubaho ubwo buzima bwo kubura ababyeyi andi mu mahanga, ntawongeye kubabona kuva nahava, ntabwo byari binyoroheye. So ubwo rero nabyanditse muri chapitre ya 12 muri iki gitabo, mbisobanura neza uko byangendekeye, mbatera umwete wo kuyisoma. Noneho habanejejwe cyane rero kuba ndi mu Rwanda ubu iyi video turikorera mu Rwanda mu kwezi kwa 4, ari cyo gihe ariko kwezi ababyeyi banjye babiciyemo tariki 7, nabashije kujya kuri commune rouge. Donc ubwo navuga ngo iki, ndabishimira Imana cyane ko nabisabye Imana ko mbigeraho kugaruka mu Rwanda muri uko kwezi kugira ngo mbashe gukira nyuma y'iyo myaka yose. Ni kuvuga ngo jenoside yabaye utari mu Rwanda kandi uri no guca mu bihe bitoroshye by'urugo, ndumva ni ibikomere bigoye. Ese kubabarira byaje gute? The power of forgiveness ivuze iki kuri wowe? Uvuze akantu gakomeye cyane aho ngaho. Kuba nyine narindi kuhohoterwa n'ubundi, noneho n'ibya jenoside bikaziramo, kandi n'ubundi byarangiye ntandukanye na se w'abana banjye burundu. Ntabwo byari byoroshye, ubuzima bwarakomeye muri make kuko nareze abana 3 jyenyine. Ibyo byose biri muri chapitre ya 12. Ntabwo byari byoroshye, akaba ari naho habaye intandaro y'umwuka wera kugira ngo mfashe, anyereka ko ibikomere mfite ntabwo ari ibikomere byoroshye. Ubwo ijwi ryarambwiye ngo iribanza ntabwo bisobanutse ko byari umwuka wera, ariko ndumva ari ijwi rya Satani, ariko Imana yabyemeye ko bibana uko biba bimeze. Numvise ijwi rivuga riti ntabwo wowe ukwiriye kubaho, wagombye mbese gupfa kubera ko watsinzwe muri byinshi. Ubwo jyewe rero kuko nzi Imana, nkaba nzi ijambo ryayo, nkaba nsenga, nibajije igituma ndi guhumeka, mpita mbwira iryo jwi nti ngomba kubaho. I am worthy of living. Mu Kinyarwanda ni I'm worthy of living, mbese ngomba kubaho muri makeya. Noneho ijwi rirongera rirambwira riti irindi ritandukanye n'irya mbere, riravuga ngo noneho babarira. Ubwo rero nge ntabwo navuze ngo mbese ngiye kubabarira, ahubwo narabajije ndetse ndababarira iki. Ubwo nibwo rero nabonye se w'abana wagiye ankubita, mbona abantu bishe ababyeyi banjye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mbona n'ishuri nagiye kwigamo ngamije kugira bachelors muri nursing, kuko ibyo byari kumfasha kugira ubuzima bwiza, nabo byarangiye banyirukanye. So ubwo rero icyo kibazo mbabarira iki, umwuka wera atangiye kubinyereka, ubwo ntangira kwandika ibyambayeho, ari byo byavuyemo igitabo. Ubwo noneho ngira n'indirimbo nise kubabarira, yaje yitwa kubabarira n'ubundi. Ubwo nayo mpita nyandika, ndayirecordinga ku video recorder nari mfite icyo gihe, hanyuma ndabidevelopa nyigira indirimbo nzima iri kuri YouTube channel, nayo nimuyishaka murayibona. Iyo ndirimbo yitwa gute? Waduha n'umurongo nk'umwe kugira twumve umurongo wonyine, kuko iri hano kuri YouTube bashobora kuyibona hasi mu ijwi ritoya. Kubabarira, 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 kubabarira ni imbaraga njye mbwiriza ubu. Yego, indirimbo iri hano kuri YouTube hasi, yitwa Forgiveness, iri mu Cyongereza, izina riri mu Cyongereza.
ni forgiveness. Ubwo nushyiramo ijambo kubabarira ryonyine sinzi ko uri uyibone, ariko nibishakisha ufite umwete urayibona. Yego, nabazaga ntago byoroshye kubabarira, wari uri mu bikomere bikomeye, ariko ijwi rirakubwira ati babarira, uribaza ati se mbabarira iki, urigenzura, ureba ubuzima bwawe, ureba amateka, ubona ko Imana iri kukubwira kubabarira abakugiriye nabi, ari nabyo byakubohoye. Ese ubuzima wabagamo mbere y'uko ubabarira na nyuma y'uko ubabarira ni kimwe? Oya, biratandukanye. Mbere y'uko mbabarira, mu by'ukuri mbere narababariraga, ariko nkababarira surface, byo hejuru, bitari kujya mu bibazo ngo menye ibyo ari byo, kuko ubwo ubuzima bwari bukomeye. Nagendaga nimba umunsi ku munsi, bigatuma hari ibyo nirengagiza kugira ngo nkomeze ubuzima. Ariko noneho kubabarira byabaye ibintu nitayeho cyane, maze kumva iryo jwi rimbwira nyuma yo tariki 7 z'ukwa kane mu 2007. Ubwo n'uyu munsi niyo ngize ikintu kinkomeretsa, mpita nkora uko nshoboye kose nkikiranura. So kubabara rero ntabwo bihuye muri ibyo byombi. Nyuma yaho hari inyungu wabonye mu kubabarira? Harimo inyungu cyane, kuko nagize amahoro, narakuze mu buzima. Hari ibibazo bimwe nabashije kujya menya kubera kubabarira, kumenya ikibazo nkamenya iki ngiki ndakibabarira, cyangwa se iki ngiki ntabwo ari ikibazo cya kubabarirwa. Hari ubundi buryo nabyifatamo bitari ukubabarira ngo nterere aho ngaho, byitwa kubabarira kandi atari ukubabarira, byo guterera aho ngaho kugira ngo nkomeze ubuzima. Akabazo ndakibagiwe ahubwo. Nari nkubajije kubaho nyuma yo kubabarira, ese wabigizemo inyungu, warabohotse, ubuzima burakomeza? Nabigizemo inyungu nyinshi cyane, narabohotse, mfite amahoro, mfite kunezerwa. Ndanezerewe cyane niyo mbonye rwose ko nanditse igitabo. Yego, tugaruka ku gitabo, tunagana ku musozo, ibintu by'ingenzi wifuza ko abantu bamenya ku gitabo ni ibihe? Ibintu by'ingenzi nifuza ko abantu bamenya ku gitabo ni ukubabarira, kubohoka. Ntabwo kubabarira byoroshye, cyakora ndumva binaniye kubivuga cyane mu Kinyarwanda. Ngo ni purpose yo kwandika igitabo cyangwa intego yo kwandika igitabo, washaka ko isi imenya iki? Ni ubuhe butumwa wari ugamije bwo kugenera isi? Nandika mbese iki gitabo, nifuza yuko, nshaka yuko umuntu amenya icyo kubabarira icyo ari cyo, kuko niyemeje mbese kubasangiza ibyambayeho byose, mbigisha muri makeya ibyambayeho, kugira ngo namwe mubyigireho, mumenye kubabarira icyo ari cyo, kubabarira n'ibindi bitari kubabarira byo guhohoterwa, mumenye kubitandukanya. Kandi mbese mugire amahoro, namwe mumfashe ikintu, ubutumwa bwo kubabarira bugere ku isi yose. Musoma kandi musomesha n'abandi, muvuga ibyo mwavanyemo, mbese urebye n'ibyo. Tugana ku musozo, turagira ngo igitabo turi kubona hariho cover, ese ni ibihe bisobanuro kuri page y'igitabo, kuki ari byo wahisemo? Ni iki watubwira mbere y'uko tubwira uburyo twakigura, aho twagisanga? Murabona kuri cover y'iki gitabo, murabona iyi ni titre yacyo, uyu ni jyewe, dore ko nambaye icyatsi n'umukara, aka kantu kari muri yellow kavuga ngo take it is yours, mu Kinyarwanda ni gifate ni icyawe. Cyangwa se ubutumwa bufate, ni wowe bugenera.
ubutumwa bufate ni wowe bugenewe, kandi murakoze kunyihanganira ku rurimi rw'ikinyarwanda. Nuko rero aya magambo nayabonye nagiye mu mwuka wera maze gusenga, nari mu bihe bikomeye kandi nsenga nsaba Imana amafaranga, amahoro n'amafaranga. Navuze izina amafaranga inshuro 3, maze gusenga gutyo ndekararinga njya mu mwuka wera. Ubwo iri jambo naribonye mu mupira mo imbere ryanditsemo mu mabara y'umweru ari printed, bivuga ngo ubutumwa bufate n'ubwawe. Niko nabibonyemo, mbona ari ibintu byiza cyane nashyira kuri cover y'iki gitabo, n'ubundi bimpa chance, bimpa amahirwe yo kugira ngo mbabwire yuko n'ubundi Imana ivuga. So igitabo rero ni ukugifata ni icyanyu, ubutumwa ni ukubufata ni ubwanyu. Ubwo tugakomeza, murabona ibyo twamaze kubabwira byose byanditse ahangaha. Hari ikindi? Harimo kutubwira ruboneka igitabo kiri mu ndimi zingahe? Wari wakidusubije, iki gitabo kiri mu Cyongereza. Igitabo kiri mu Cyongereza gusa. So uburyo bwo kukibona, ese kigurishwa ngahe? Umuntu ushaka kubona ubwo butumwa bwacu Imana yatugeneye twabubona gute? Mwabubona kuri amazon.com. Iki gitabo kiri kuri amazon.com. Ubwo mushyiramo amazina yanjye, nibyo byihutirwa. Iyo mushyizemo iyi titre hano haza ibindi byinshi, ariko iyo mushyizemo amazina yanjye igitabo nacyo gihita kiza. Kigura make cyane, ni amafaranga 8,000, ariko noneho kuri electronic soft cover ntabwo arenze amadolari 9. Ariko noneho mwashaka ko bakiboherereza mukagitunga imuhira, nabwo ntabwo birenze amadolari 13, ni 12 n'ayandi. Noneho mwashyiramo adresse zanyu nayo kugira ngo bakishipinge, bijya mu yandi ntazi, ariko ntabwo bihenze cyane. Yego, nimba nakurikiye neza, igitabo The Power of Forgiveness kiri kuboneka kuri website ya amazon.com, aho wandika The Power of Forgiveness by Elyvanie Mukangoga. Igitabo kitakiza, kikaba kiri ku madolari 8 kuri soft cyangwa mu buryo bw'amagambo kuri internet. Kikanaboneka ku madolari 12 kushaka igiprintinze cyangwa se igiprintinze. Ubwo bikanaterwa naho utuye, shipping, ubwo amafaranga ashobora kwiyongera wenda bitewe naho utuye. Kugeza ubu ngubu muri Amerika, abantu bari muri Amerika ni muri ubwo buryo bari kubigura. No muri Amerika mwakigura kuri Amazon, hakiri no kuri walmart.com na barnesandnoble.com. Abakunda gusomera muri Barnes & Noble basaba yuko mukomeza kugenda kugisaba kugira ngo nabo bakigire mu isoko ryabo, mugende mugisomereyo. Hari gahunda ufite yo kuba wazana ibiri printed mu Rwanda, muri libraries zo mu Rwanda cyangwa mu bice bitandukanye, kugira ngo wenda n'abataba muri Amerika wenda babigereho? Yego, iyo gahunda irahari yo kubyohereza mu Rwanda. Ubu ngubu nzi neza yuko Ikirezi yiteguye gufata igitabo ikajya icyerekana mu Banyarwanda, ndetse na Caritas turi kugerageza kuvugana nabo. So ibyo biri gukorwa. Ubundi Kinyarwanda no kugishyira mu Kinyarwanda, mu Kinyarwanda. Hari abo turi kuganira nabo kugira ngo kizaze mu Kinyarwanda. Abanyarwanda bese mwese mutazi Icyongereza n'Igifaransa, namwe muzashobore kujya musoma. Yego, noneho dusoza, uratubwira icyakugoye mu kwandika igitabo no kugishyira hanze, ndetse n'abantu ushimira?
Iki gitabo rero icyangoye cyane ni ukucyandika ngo kirangire, cyatwaye igihe kirekire cyane. Natangiye kwandika ubwo mu 2007, turi mu 2022, byatwaye igihe kirekire cyane. Ibyo byarangoye no kubona aba-publisher, byaramvunnye. Hari aba-publisher bamwe bagiye bantwara amafaranga, ariko byageze aho birashoboka. Abo ushimira rero mu rugendo rwawe rw'imyandikire? Mu rugendo rw'imyandikire ndashimira abamfashije kugipublishinga, abana banjye Jean Pierre, Olivier na Ada, kuko nibo batumye mba umubyeyi, banyigisha kubabarira mu rundi rwego. Ndashimira mwebwe murimo musoma iki gitabo, murimo mukigura, mucyorudaringa kuri Amazon, ndabashima cyane, kandi ndabashimira ko murimo mugisangiza abandi. Ndashimira abantu bampa audience, opportunity yo kugisangiza abandi, nka za televiziyo, TV10, Voice of America, TV Ndahiro ariho, na Ramzy, na TV Isibo na Isango Star, ndetse na radiyo y'u Rwanda bambwiye ko nzayigeraho mu gihe kiri imbere. Ndashimira cyane nanone abantu bamfashije gupubliya iki gitabo. Ni company nini cyane, Trilogy, n'aba TBN, nayo ni TV network nini cyane ivuga ubutumwa bw'Imana ku isi yose. Ndabashima cyane, ubundi ngashima Imana muri byose kurutaho. Urebye rwose nibyo ngibyo. Mukomeze musome. Nk'abantu bafite nk'ubutumwa bashaka kuba bakwandikira cyangwa se bakubwira feedback y'igitabo, bagusanga ku zihe social media? Okay, mwansanga kuri Instagram, kuri Facebook, kuri YouTube, no kuri Twitter. Ariko cyane cyane kuri Instagram niho nkunda kuba ndi cyane. Mukaba mwajya no kuri profile, hariho indi link ibajyana kuri Amazon muri ako kanya rwose. Ubundi mwashaka kunyandikira, ngewe ndabatera umwete wo ku inbox nibyo byiza kuruta guhamagara, nubwo telefone nayo iri kuri Instagram no kuri Facebook. Ndabashimiye cyane. Murakoze namwe rwose. Turashima Ramzy cyane, wampaye ibibazo byose, amfasha kubasobanurira iki gitabo ku rundi rwego. Nawe afite YouTube ye, nayo mujye kuyireba. Ndamushima cyane, ibi ntabwo byoroshye. Ndamushima rwose. Murakoze.